nshimye Imana uyu munsi itugejeje ku munsi wa kabiri w'ukwezi kwa gatanu, ngira ngo murabizi. Ni ukwezi kwiza, ni ukwezi k'ubutsinzi, ni ukwezi Imana ishaka kugira ngo itange kubohoka mu buryo budasanzwe ku bantu bayo. Ni ukwezi gufite insanganyamatsiko y'icyo bita liberation cyangwa se ubwigenge bishingiye mu kubohoka. Donc ni kwibohora. Ubundi umuntu agira ubwigenge ryari? Umuntu agira ubwigenge cyangwa se abohoka ryari? Abohoka iyo hari ibintu byamufashe bikamudanangira, noneho iyo abyirekuye aba yibohoje. Ushobora kukwibohoza ku giti cyawe, ushobora kubohozwa n'abandi, ushobora kubohozwa n'igihe nacyo ari igihe kikubohoza. Mu by'ukuri hari ukubohoka mu buryo butandukanye, ariko uyu munsi turi kuvuga ku kubohoka binyuze mu mbaraga za Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ni umunsi rero wa kabiri. Ejo twari turi ku ijambo rivuga ngo niba mwarasogongeye mukumva ko Yesu agira neza cyangwa se aryoha, mukumva ko Yesu aryoshye, ni mumwegere, niwe buye ryanzwe n'abubatsi kandi ryaratoranyijwe, ribiri igiciro cyinshi. Gusogongera, ejo twariho tuvuga ngo gusogongera ntibimara inyota. Gusogongera nubwo uba uryohewe, nubwo mu by'ukuri biba wumva nyina, uba wumvise guye ikintu ukumva nyine kiraryoshye, ariko ukumva wakomeza kunywa, ariko mu by'ukuri uzirikane kuba wasogongeye. Gusogongera rero ntabwo bijya bimara inyota. Ariko kandi ijambo Petero yanditse yaravuze ngo nimba mwarasogongeye. Noneho hatubwira ku ijambo rivuga ngo ni mumwegere. Ni mumwegere uwo mugabo, ni mumwegere, niwe buye ryanzwe n'abubatsi. Reka mbabwire, mu mashuri yanjye nize ibintu byerekeranye, kuko umuntu aba yarize byinshi, ariko reka mbihuze n'iki kintu ngiye kuvuga. Nize ibyerekeranye no kubaka imihanda, kubaka ibiraro, ndetse no gukora ibintu bya drainage cyangwa se by'amazi. Noneho mu gihe twigaga ibintu byo kubaka, cyane cyane yaba kubaka ibiraro, yaba kubaka imihanda, yaba kubaka amazu bisanzwe, twigagamo ikintu kivuga ngo inzu yose cyangwa se igikorwa icyo ari cyo cyose byanga bikunda gihera ku gusiza cyangwa se uhera hasi. Donc ntabwo ushobora guhera mu isakaro kandi waburiye mu isiza. Nimba ugiye kubaka inzu, dufata inzu, urabanza ugahera ku kijyanye no kuvuga ngo ndasiza ikibanza, bagipime mezire, tugikorera icyo bita topografi cyangwa se tugipime, turebe amakorodone yacyo, ibintu nk'ibyo bitandukanye. Noneho muri uko gupima icyo kibanza nibwo babasha kuvuga ati nyamara iki kibanza gishobora kuba gifite uburyo bwa humidite cyangwa se aho hantu hari amazi. Tukabihuza rero n'ibijyanye no kudereninga cyangwa se drainage y'aho hantu, ku buryo dushobora gukamya ayo mazi cyangwa se dushobora kuvuga ati tuzahubaka bishingiye n'iki kintu. Hari uburyo ushobora kuhubaka ugashyiraho fondasiyo ndende. Mujya mubibona abantu mwagiye ahantu bubaka amazu, hari igihe usanga bacukuye nka kave nini cyane, bikaba ngombwa ko iyo nzu bayitangirira hasi muri kave kugira ngo izabashe kugira igihe cyangwa se duration iri imeze neza, ibashe kubikomeye. Hari n'abandi usanga batajya bita kuri ibyo bintu ngo babashe gupima ubutaka. Noneho muri uko gupima, kudapima ubutaka, ugasanga baraje baracukuye, bahise bashyiraho inzu, birarangiye. Noneho mu gihe cy'imvura ugasanga wenda ubukonje buhora bumenagura sima, cyangwa se buhora inzu ihorana na humidite, cyangwa se hari ubundi buntu, hari ibindi bintu bishobora gutuma ya nzu yawe ishobora gusenyuka ntirambe. Nuko hatabayeho étude du projet cyangwa se kwiga uwo mushinga uburyo ugiye kubaka. Noneho iyo umaze kubaka neza cyangwa se umaze kurema igishushanyo cyawe neza, cyo kuvuga ngo urumva purura yifite y'inzu, buri kimwe cyose uraje ubonye ikibanza uragisijije bimeze neza, uracukura fondasiyo. Noneho iyo fondasiyo, impamvu iyo fondasiyo ugomba kuyitaho cyane nuko ariyo inzu yose izahagarariraho. Inzu yose niyo ihagarariraho. Ntabwo inzu ihagararira kuri rento.
ntabwo inzu ihagararira ku matafari yo hejuru, ntabwo inzu ihagararira kuri rufu cyangwa se igisenge, ahubwo inzu yose ihagararira kuri fondasiyo bayihaye. Ikindi, iyo fondasiyo igomba kujyana n'uburemere bw'inzu uko izaba imeze. Ntabwo ushobora gufata inzu ya fondasiyo y'amabuye asanzwe ngo uyigerekeho etaje nk'eshanu amajya hejuru, ndagira ngo nkubwire ngo iyo nzu yazahirima. Bisaba ngo nimba uburemere bw'iyo nzu buguha n'igishushanyo cya fondasiyo ugomba kubakamo. Muri uyu mwanya ibyo ndi kubivuga bitewe n'iki? Hari inguni zitandukanye usanga muri kwa kubaka ya nzu biba ngombwa yuko hari ahantu wibanda cyane, yaba mu gushyiramo ibyuma, yaba gushyiramo amabuye, bitewe n'uko umukingo umeze, bitewe n'ukuntu ibintu bimeze bitandukanye. Noneho muri uko kubaka bikaba ngombwa ko uhazirikana mu buryo bukomeye cyane, cyangwa se ahantu hari icyerekezo cy'umuyaga. Hari rero amabuye tudashobora gukoresha muri cya gihe. Hari amabuye y'amasarabwayi, hari amabuye y'imonyi, hari ibintu bitandukanye. Hari amoko y'amabuye ushobora gukoresha muri fondasiyo ukaba uzi ko n'ubundi ukoze ubusa. Petero rero yandikira ijambo yaravuze ngo niba mwarasogongeye mukumva ko Yesu aryoha, nimumwegere, niwe buye ryanzwe n'abubatsi. Abubatsi banze iryo buye, kandi iryo buye ryari rikomeza imfuruka. Bishatse gusobanura ngo iryo buye bateye ku ruhande, iryo buye batigeze bashyiramo, niryo ryabaye rikomeza imfuruka. Nuvuga ngo nubwo baryanze, niryo ryakabaye rikomeza imfuruka, ko ryari rifite agaciro gakomeye cyane. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tuvuge kuri iryo buye. Niba warasogongeye rero, ni byiza ejo twabivuzeho, ariko uyu munsi ndashaka kuvuga kuri iryo buye Imana Petero yanditse avuga ngo nimumwegere, nimuryegere iryo buye ryanzwe n'abubatsi. Reka babwire abagenzi, ni amagambo ari muri Petero wa mbere ibice ni 2, ubwo abatari bahari ni nayo magambo turi kuvugaho. Umurongo wa 3 avuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. Amen. Nimumwegere, ayo niyo magambo tugiye kuvugaho. Uwo begera ninde? Ni rya buye ryanzwe n'abantu, ni rya buye ryanzwe n'abubatsi, ni rya buye ryatoranyijwe ngo rikomeze ribe iry'igiciro cyinshi. Ariko ndagira ngo mbabwire bagenzi, uyu munsi iryo buye abantu birengagije. Hari abantu batangira business bakirengagiza rya buye, bamara kugera hagati bakavuga ngo Mana dutabare, dore twatangiye guhomba. Ariko mu gutangira business ntabwo bigeze bahamagara iryo buye ngo rize ribe muri business yaryo. Abantu bararyirengagije kubera ko bo barasogongeye gusa, ariko ntibegera iryo buye. Barasogongeye gusa, ntabwo babashije kumenya agaciro k'iryo buye. Ariko Petero yaravuze ngo nimumwegere. Imana ishimwe. Abantu bagatangira business bakirengagiza rya buye, bageramo hagati bikanga. Abantu bajya mu mashuri bakirengagiza ibuye, bakiga bakaminuza, bakagera muri PhD, bakarangiza bakagira ama PhD atandukanye, ariko ibuye bararishize ku ruhande. Amashuri yabo akababera zeru, amashuri yabo akaba abantu busa, kubera yuko ntabwo ibuye rizima rikomeza imfuruka, ntabwo ibuye ry'agaciro kenshi waryiyegereje mu mashuri yawe. Niyo mpamvu uzabona abantu bafite za PhD, bafite za doctora, bafite za masters, uyu munsi bariho baragenda binyarira mu muhanda, bavuye mu kabari banyoye, bariho baragenda binyarira, bariho baragenda baruka mu nzira kubera ko birengagije iryo buye. Ariko abazi Imana, abo nibo nshaka kuvugana nabo uyu munsi, abatarigeze birengagiza iryo buye. Haleluya, haleluya, ryababereye ry'igiciro, uyu munsi baguwe neza. Ndagira ngo abantu munyumva tuvuge haleluya. Imana ishimwe.
iryo buye mbabwira abantu benshi bararyirengagije. Abakozi mu kazi birengagiza iryo buye, akicara mu biro agahinda kakamushengurira mu biro kubera ko yirengagije iryo buye. Reka nkubwire ngo abantu bararyirengagije, abantu birengagije. Uraba uri muri minisiteri runaka wirengagije iryo buye, stress zakubanye nyinshi, abantu bicaye muri vewiti birengagije bamwe iryo buye, agahinda karabashenguye, kabashenguriye mu mamodoka, abandi kabashenguriye mu. Ariko reka mbabwire abatarigeze birengagiza iryo buye, Bibiliya irambwira ngo yaduhaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Sema haleluya, Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Iryo buye, reka nkubwire nshuti yanjye, iryo buye ryegeze ryatungwa n'abagabo b'intwari. Iryo buye ryigeze ryatungwa n'umugabo bita Dawidi. Dawidi yigeze yagera ahantu ba Isirayeli yamubwiye ngo genda ujye kugemura, ugemurire bakuru bawe ku rugamba. Agezeyo basanga urugamba rwahinamiranye, asanga mu kibaya ibintu byakomeye, Abafilisitiya bateye, hari harimo umugabo bitwa Goliyati. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye, Abanyayisirayeli bari birengagije iryo buye. Sawuli ntabwo yashaka kurimenya, ariko mva nkubwire iryo buye. Haleluya, haleluya. Iryo abantu banze, Dawidi yararyizeye, nuko yegera umwami aravuga ngo ninkwicira uriya mugabo uzangororera iki? Ko bavuze ngo uzatanga umwana wawe. Yarazi amabanga y'ijuru, yarazi icyo yavuganye n'Imana, yarazi uburyo yarwanye n'idubu birakunda, yarazi uburyo yahagararanye akaba mu ishyamba nagira ikintu aba. Imana ishimwe, yarayishikamirije kuri uwo mugabo kuri iryo buye. Nuko ageze imbere ya Goliyati aravuga ngo unteranye uducumu n'amacumu, ariko agenda gutera mu izina ry'Imana wasuzuguye. Iryo ni ryo dawe, iryo ni ryo buye, iryo ni ryo buye. Reka nkubwire nshuti yanjye, Dawidi gafata amabuye arazunguza, akubita Goliyati mu ruhanga. Reka nkubwire ngo abagenda n'Imana nubwo imisozi yaba irumbaraye, ariko abafite iryo buye ntibanyeganyezwa. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bamwe birengagije iryo buye. Reka nkubwire ngo umukobwa mwiza yirengagije iryo buye, uyu munsi ari arazerera ku karubanda. Umugabo mwiza wirengagije iryo buye, uyu munsi ari ashwana n'umugore we. Umugore mwiza wirengagije iryo buye, uyu munsi byaramuyobeye, ariko abafite iryo buye. Reka nkubwire ngo abantu banze, yabaye igiciro cyinshi byaratoranyijwe. Icyampa uyu mugoroba, icyampa iki gitondo, bitewe nawe uherereye, ukemera iryo buye. Iryo buye niryo mbabwira Petero yarivuzeho, aravuga ngo niba mwararisogongeye mukamenya yuko riryoshye, nimuryekere. Haleluya, haleluya. Ntabwo gusogongera byakumara inyota, ntabwo kuba warabatijwe byakumara inyota, ntabwo kuba warashatse umugabo byakumara inyota, ntabwo kuba warashatse umugore byakumara inyota. Ahubwo egera iryo buye muri bizinesi yawe, nuriterekamo bizinesi yawe izagenda neza. Mu kazi kawe nirushyiramo iryo buye, akazi kawe kazaba kazima. Imana ishimwe. Ndagira ngo mvuge hejuru y'imbaraga z'ibuye. Ibuye ari we Yesu wenyine. Reka nkubwire ngo Pawulo abwira Abakorinto, aravuga ngo niba muri ubu buzima Kristo ari we wenyine mwiringiye, muba muhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Iyo ni password ikomeye, kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Mana ishimwe. Abanyumva tuvuge haleluya. Ndagira ngo mvuge, mbwira abantu, mbabwire ngo uwo mugabo nuko bamwe bambwirengagiza, ariko nibuye niwe fondasiyo y'ubuzima bwawe.
niyo fondasiyo y'imibereho yawe. Uyu munsi reka nkubwire, turi mu cyumweru cyo mu kwezi ko kubohoka, mu kwezi ko kugira ngo dutandukane n'imivumo ya karande, dutandukane na za serwakira, dutandukane n'imigozi yari ituboshye, dutandukane n'imivumo y'abatwanga. Yego ni byiza kuko hazabaho umunsi wa declaration ya liberté totale, ariko ndagira ngo mbere yo kugira ngo nkubwire ngo niba ushaka kubohoka, emera iryo buye rigendane nawe. Imana ishimwe. Emera iryo buye mukorane muri gahunda zose, emera iryo buye mugendane mu mateka y'ubuzima bwawe. Erega birashoboka ko wigendesheje, birashoboka ko wiyoboye, ariko uyu munsi ndagira ngo uyoborwe n'iryo buye. Ntabwo nzi uburyo ufata iryo buye. Reka mbabwire, iryo buye abarizi bararizi, iryo buye abarikunda bararizi. Ubundi nagiye rimwe na rimwe ngirirwa umugisha wo kuba mu ngo, reka mvuge ngo ni umugisha kuko iyo utaragira icyerekezo uhora mu ruzerero nk'urw'Abayuda. Noneho nagiriwe umugisha wo kuba muri izo ngo zitandukanye kugira ngo ndebe ko bwacya, ariko hari aho najyaga mbona bashyizemo isahani ya nyir'urugo. Hakaba hari isahani ya nyir'urugo, hakaba hari igikombe cya nyir'urugo, hakaba hari n'intebe yicaraho nyir'urugo. Rwose bikaba bizwi ko iyo ntebe utapfa kuyicaramo. Ngira ngo namwe murabizi, mufite intebe mwamenyereye zo mwicaramo, iyo wicaye ahandi uba wumva ubangamiwe. Kubera iki? Niyo mahitamo yawe wafashe, n'abantu babikumenyeraho, urugo rwawe rukumenyeraho, kandi ibyo bintu rwose ni byiza, nuko wabyubatse mu psychologically. Ariko ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, hari igihe rero uwo mugabo iryo buye nkubwira iyo rishe rihindura bya bindi wari warashize muri mindset. Reka nkubwire inshuti yanjye, n'Imana ihindura isahani y'umugabo akabyemera, kandi nyamara abana ntibayihindura. n'Imana ihindura intebe y'umugabo bigakunda kubera yuko yari yarabisetinze. n'Imana ihindura kamera y'umuntu yari afite inzara y'inyota y'urwagwa, urwagwa rugahita rumubera zeru. n'Imana ndagira ngo mbabwire uwo mugabo ahindura ibyari byarananiranye. uwo mugabo ahinduranye igicu n'umukororombya. uwo mugabo yageze i Kaperinawumu barabimenya. uwo mugabo yageze ku Kiriba barabimenya. uwo mugabo yageze i Betaniya barabimenya. uwo mugabo yageze kwa Lazaro barabimenya. n'ibuye abubatsi banze, n'ibuye abantu banze, ariko ryabaye rikomeza imfuruka. uyu munsi amagana menshi aravuga imbaraga z'uwo mugabo. Reka nkubwire ngo abo bagabo bakomeye, twabonye abagabo b'ibigango sha, twabonye abagabo bahambaye ku isi. Iyo dusomye muri Korowani bakubwira ko Yesu yasimbuwe n'umugabo bita Muhamadi. Nukuvuga ngo bamwemera nk'umuhanuzi ukomeye cyane, nk'umuhanuzi ndetse ku munsi wa nyuma yateguriwe ahantu azamanukira muri moske cyangwa se mu musigiti. Noneho shanga akamuhereza ibitabo, bivuze ngo baramwemera ko ari uzaza kurangiza isi yacu. Ariko reka mbabwire inshuti yanjye, barabizi, barabivuga ngo niwe muntu wakurikiwe n'umuhanuzi Muhamadi. Yes, nibyo, kuko inyuma hari n'abandi bana bahanuzi, yego, ariko boni ko imyemerere yayivuga. Ariko ndagira ngo batangarize iki kintu. Haleluya! Ba Muhamadi barapfuye, ariko ntabwo bazagaruka kurangiza isi. Reka nkubwire ngo abo bita ba Buda mu Buhinde, abo barapfuye ariko ntibazaza. Reka nkubwire inshuti yanjye, ariko umugabo wacu twiringiye yarapfuye, ariko azongera agaruke, ajya kujyana njyewe, aze kujyana wowe. Haleluya! Abamwiringiye bose ntabwo tuzakorwa n'isoni. Mana ishimwe. Iryo buye abantu batereganye, ndagira ngo mbabwire ngo hari umunsi bazaryifuza. Muri cya gihe bazaba bari kuvuga gucungurwa n'amaraso yabo, bazaba bari kuvuga ngo yaba narabimenye uwo mugabo nkamwizera kare, naramusogongeye. Abasogongeye ntibatinya gukorera ibyaha mu rusengero, abasogongeye ntibatinya gusebya bagenzi babo, abasogongeye oya. Ahubwo ndagira ngo nkubwire, uyu munsi niba warasogongeye, egera uwo mugabo ndiho
ndavuga Yohana ku kirwa Patimo yamuvuzeho amagambo akomeye, aravuga ngo uwo mugabo mbabwira namubonye ari haranyonyomba. Imana ishimwe, haleluya haleluya. Ngarabumbura icyo gitabo ngo cyari gifatanishijwe ubushishi. Reka mbabwire uwo mugabo, uzamubaze Baramu na Baraki igihe bari bagiye kujya kuvuma ubwoko bw'Imana, aravuga ngo icyama nkazapfa nka bariya n'abanyamugisha. Imana ishimwe, uwo mugabo mbabwira icyama uyu mugoroba ukamwiringira. Imana ishimwe. Icyo nkundira uwo mugabo, ntabwo ajya aterana abamuhungiyeho. Reka nkubwire ngo abanyamibabaro bamuhungiyeho bararuhuka, abari barushe bamuhungiyeho buzura umwuka wera, indaya zamuhungiyeho zishira inyota y'uburaya. Reka nkubwire ngo abajura bamuhungiyeho, polisi yarananiwe, ibihugu byarananiwe, kujyanwa muri za rehabilitation byararaniranye, ariko ngo bamuhungireho. Haleluya. Abamara inyota y'ubujura, abanywaga ibiyobyabwenge, bamwe munsi n'abagabo bo guhamya Kristo bamuhungiyeho. Leta ziyambaje ibikorwa bikomeye. Reka nkubwire ngo ziriya bigo bya Amerika bishinzwe kurwanya drugs byarahagurutse biramurwanya biranga, ariko ngashingira n'iryo buye. Haleluya. Noneho reka mbabwire, uwo mugabo yagufasha ntunatera waraza, nta nubwo upapaza. Nyamara leta zo zishyiraho n'amasasu, nyamara leta zo zishyiraho n'imbaraga, yewe bakakujyana mu magereza bazi ngo uzahinduka, ukamarayo imyaka 5 wasohoka ugahita ufata kuri ibyo biyobyabwenge. Kubera ko ntabwo leta yakumara inyota y'ubiyobyabwenge, ntabwo leta yakumara inyota y'uburaya, ntabwo leta yakumara inyota y'ubujura, ntabwo bishoboka. Ariko uyu mugabo mbabwira, iyo yageze kuri abo bantu bahita bazinukwa burundu, bagahagarara bakavuga ngo ndavuga Imana yampamagaye. Haleluya haleluya. Ndavuga Imana yankuye mu buraya, ndavuga Imana yankuye mu bujura, ndavuga Imana yankuye mu bwicanyi. Reka nkubwire nshuti yanjye, leta ntabwo yagukuramo kamera y'ubwicanyi, ariko Kristo yayikuramo. Ni nayo mpamvu uyu munsi mbabwira, uwo mugabo abantu bateragana, uwo mugabo akijije benshi. Nanjye ndi umwe mu bagabo bo guhamya ko Kristo yandengeye, nari uwo mubi cyane, ariko uyu munsi yangiriye neza. Uyu munsi ndi umugabo wo guhamya Kristo wabambwe, nta n'isoni mfite, bisibye ibyaha byanjye. Reka mbabwire nshuti yanjye, ntabwo azahwema kuvuga uwo mugabo. Uwo mugabo namubonye narimbabaye, uwo mugabo namubonye nabuze dayo we, namubonye nabuze uwandengera. Uwo mugabo namubonye inshuti zandetse, uwo mugabo namubonye imiryango yantaye, ariko uwo mugabo ntabwo yantaye. Imana ishimwe. Reka mvuge hejuru y'uwo mugabo. Uwo mugabo Yesu niringiye atandukanye n'abamarume. Uwo mugabo Yesu niringiye atandukanye n'abo duhurira mu nzira, kuko uwo mugabo ntakoze isoni. Imana ishimwe. Icyama Imana ukafatikanya nanjye umugoroba kwizera uwo mugabo. Kuba waramumenye gusa ntibihagije, kuba baramuguhanuriye ntibihagije, kuba baramukubwiye ngo ngwino ngo mu rusengero ngo hari Yesu ugira neza, ngo hari Yesu utanga imigati, ntabwo bihagije. Hari abantu baje mu rusengero bashaka imigati, ariko reka mbabwire uwo mugabo nubwo yaguha imigati, ariko yigeze yavuga ijambo rikomeye ngo nimuze abandushe n'abaremerewe musange ndabaruhura. Reka mbabwire uwo mugabo atanga n'ubugingo, nubwo yaguha imigati ariko azaduha ubugingo. Icyama Imana ugakurikira ubugingo kuruta imigati. Hari abaje mu nzu y'Imana bazi ngo bazahakura abagore beza, hari abaje mu nzu y'Imana bazi ngo bazahakura amafaranga, hari abaje mu nzu y'Imana bazi ngo bazahakura akazi keza. Yego ibyo nabyo ni byiza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo icyama Imana uyu munsi ukaza mu nzu y'Imana ugamije kuzajya mu ijuru. Hari umunsi tuzavuga hejuru y'imbaraga z'ijuru, uwo munsi tuzaritaha. Haleluya haleluya. Ariko reka mbabwire uyu mugabo mbabwira, icyama Imana uyu munsi tukamwizera. Erega impumyi abamwizeye impumyi zarahumutse, abizeye umugabo ibipfamatwi byarumvise, abizeye umugabo abari barushe bararuhutse. Ese uyu mugabo ugira ngo tumuganye iki ko yatugize abo turi bo? Uyu mugabo icyama Imana uyu munsi ukongera ukamugirira icyizere. Birashoboka ko wari umaze gucika intege,
birashoboka ko wari umaze kumva ubuzima bwawe bugiye iherezo. Birashoboka ko wenda wari umaze kumva yuko amasezerano Imana yaguhaye yahagaze. Wenda sinzi situwasiyo ubayemo, ntabwo nzi icyo uri gutekereza, ariko ndagira ngo nkubwire, mbabarira unkundire uyu mugabo ntajya ahemuka, uyu mugabo ntabwo ajya atererana. Uzamubaze Yobu, ntabwo yigeze amusiga. Imana ishimwe. No mu nda y'urupfu n'uwo mugabo muragendana, abo mugendana bazakureka, abo mugendana bazagusiga. Nunarwara wenda diyabete, bamwe ntibazongera no kukuvugisha. Narabibonye ubwo buzima uko busharira. Wenda nunarwara na malariya, uwagutabara azagutabara rimwe kabiri gatatu, ariko ntabwo azagumana nawe. Reka mubwire uwo mugabo icyo mukundira. Bamwe barakubwira ngo tukuri hafi, tuzabana nawe rwose mu byago no mu makuba, ariko wagera inyuma wakebuka ugasanga bagiye. Ariko uyu mugabo uva nkubwire, yigeze yabwira kuri amagambo akomeye, aravuga ngo nzakujya imbere ataringaniye maringanize. Icyo nkundira uyu mugabo ntabwo atujya inyuma, ahubwo atujya imbere, akadutegurira imitego y'abarozi, akadutegurira imitego y'abadayimoni, akatumenyera ibizaba kandi tutahari, akatubwira ibyo tuzaramukira ejo. Ese uyu mugabo wamunganya iki? Imana ishimwe. Uyu mugabo uramuzi wowe? Uyu mugabo ndamwemera. Uyu mugabo aduha ijambo twari imborerwa. Uyu mugabo aduha ijambo twari ba kadavure. Uyu mugabo aduha ijambo turi ba rubebe. Uyu mugabo aduha ijambo mu bantu nyamara Imana ishimwe. Uyu mugabo utuma tubasha kuvuga bigakunda. Nyamara reka mbabwire, uyu munsi mbabwiza ukuri, hatabaye imbaraga z'uyu mugabo ntabwo njyewe naba ndi kuvuga. Ariko Imana ishimwe, yaduhaye ijambo, yaduhaye agaciro. Abamwizera ntabwo bazakorwa n'isoni. Bagenza abamwizera ntabwo bazacibwa iteka. Ese wizeye uti uwo mugabo? Urumva wizeye uti uwo mugabo? Mbabarira dukurura ibyo bibazo. Urumva muri uyu mwanya turiho turaganira, uwo mugabo umufitiye icyizere? Urumva umwizeye nk'umukiza mu bugingo bwawe? Urumva ushaka kumukorera? Urumva ushaka kugendana nawe? Urumva umugaruriye icyizere? Wenda satani yari yaguteye, wenda wari wacogoye, wenda wari wihebye, wenda wari wabuze amahoro mu mutima. Yes, birashoboka. Ariko uyu munsi ongera umugirire icyizere. Njyewe reka mbabwire, ndumva mugiriye icyizere bundi bushyashya. Ndashaka kugira ngo mbane nawe, kubera ko yatubwiye ngo niba muri ubu buzima twarizeye Yesu tukamuhitamo wenyine, tuba tugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Reka nkubwire nshuti yanjye, abizeye umwami Imana, abizeye Yesu, bakizera uwo mugabo, bakamwatuza akanwa kabo, bakavuga ngo njye ndamwizeye, ndamaramaje gukora ibyo ashaka, ndamaramaje kugendera mu nzira ze. Reka babwire ngo naho bazagera mu gicuku cya nijoro, ntabwo iki gicuku kizabatera ubwoba. Nibanyura ahandi bibagoye, bazakomeza bagwiza imbaraga nka bene Kora banyuze mu gikombe cya Baka, bazagihindura amasoko. Abizeye uwo mugabo mu itanura ry'umuriro barahaca. Abizeye uwo mugabo mu rwobo rw'intare barahanyura. Abizeye uwo mugabo iyo bageze ku nyanja itukurira bimenya. Abizeye uwo mugabo iyo bageze mu burwayi uzabibaze, abari bararwaye bagakira. Abizeye uwo mugabo no mu rupfu barazaro barazuka. Abizeye uwo mugabo bayayiro barazuka, kwa yayira kana karazo. None se uwo mugabo ugira ngo ahuye na se wanyu? Abapfumu baramwiyitirira, abakomeye baramwiyitirira, abandi bose baramwiyitirira. Ariko uyu mugabo ni umugabo urenze abandi, kubera ko ngo yabaye uw'agaciro kenshi, kandi bamwe baramwihakanyesha. Hari abantu bakimufatira muri imaje ya kera yo kwa Yosefu w'umubaji. Uzabibaze Filipo na Natanayeli. Ariko uyu munsi ndakubwira ngo ngwino urebe, come and see. Mana ishimwe cyane, ngwino urebe uwo mugabo sha. Mbabarira uzurebe uyu mugabo disi we. Erega uyu mugabo ni umukozi w'umuhanga, ni umunyabwenge, arenze n'abanyabwenge bose. Mana ishimwe cyane. Uyu mugabo mbabwira, njyewe mfite ibihamya birenze kimwe yuko abamwizeye bose batazakorwa n'isoni. Kabone naho isi yacumba umwotsi, kabone naho ibibazo byahaguruka, kabone naho intambara z'amagore n'amagorwa ibyo byose bishobora guhaguruka, kabone nubwo ibibazo byose byaza, ariko abari muri Yesu barashinganye. Ese uramwizeye uyu mwanya wa none? Umufitiye icyizere?
uwo mugabo mbabwira ni umukozi w'umuhanga, uwo mugabo mbabwira ni umunyembabazi, uwo mugabo mbabwira ni se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi, uwo mugabo mbabwira ni Karuhura, uwo mugabo mbabwira niwe byose, niwe urangiza urwa burundu. Yageze muri gereza aravuga ngo haguruka ugende, yewe Petero haguruka ugende. Uwo mugabo mbabwira nubwo byamera gute ntabwo mfite kumureka, namubonye narindushe. Imana ishimwe. Umuntu nkunda nkundira uwo mugabo, umuntu nkunda nkundira uwo mugabo, umuntu nkunda nankundira uwo mugabo. Bamwe baramwitiranya bakamurema uko atari, ariko njye ndavuga umugabo nabonye. Ntahamagaye bene wacu ngo bamunyereke, ahubwo namubonye namubonye ukari. Umugabo naramubonye sha, no mu nda y'urupfu naramubonye. Nigeze igihe kimwe natabaza Imana ndavuga ngo Mana ndagira ngo nkurebe, aho nabonaga ko nta wandengera. Reka nkubwire ngo nta n'uwanyumvaga, ariko Imana yonyine yaranyumvise narindushe. Uwo mugabo yaraje aravuga ngo no mu nda y'urupfu turajyana, humura ndi kumwe nawe mwana wanjye, ntuhangayike. Nabonaga ibintu byari bikomeye, amasasu yatuvugiye hejuru, imihini yatuvugiye hejuru, ibibazo byabaye byinshi, inyanja zasamye zimira abantu, ariko Uwiteka haleluya yatumenye tutarabisoro mu nda z'abababa, yatumenye tutadura abo dukwiriye, twari babi cyane, ariko ngo tumenye ko ari Yesu wabambwe i Goligota, nuko tuvirwa n'umucyo. Uyu munsi ndabihamya, ntabwo mba nkiriho. Yesu yambwiye ngo baho, yasanze nigaragura ngo baho. Uyu munsi ndiho kugira ngo mvuge ineza y'Imana. Haleluya, haleluya. Ntabwo nari mwiza, ntabwo nari umuntu wo kugirirwa impuhwe, ariko uyu munsi ngo murebe ku musaraba i Goligota, imitwaro yanjye yose iva ku mugongo. Uyu munsi ndi umugabo wo guhabya Imana. Mana ishimwe. Hari umuntu uzakureba akakureba wambaye agakositimu, akakureba wambaye agatisi keza, akavuga ngo disi ngo you are very smart, ariko ntabwo akuzi wigaragura mu ivata. Ndabyibuka igihe kimwe nigeze kunywa amayoga, mvanga za kanyanga na za mitsingi na za wisiki, ndabivanga birankubita, bimaze kunkubita bingaragura hasi, ndasinda ndaruka nikorera ibyamfurambi. Uwo munsi wari umusore mwiza w'inzobe, ahinduka mayibobo, ahinduka zeru. Ariko uyu munsi ndashima Yesu, uyu munsi ndambara nkaberwa, uyu munsi ndagenda mu muhanda dayo. Nimureke mvuge uwo mugabo atandukanye n'abandi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nyamara icyo gihe nta gaciro nari mfite, icyo gihe nari nabaye imbwa rubebe, icyo gihe nabonaga ntazabasha kubaho, nabonaga nta n'icyerekezo cy'ubuzima. Ndavuga ngo reka niyahuze inzoga ndazinyweye rwose, yewe rwose ziranyataka, umubiri wose uhinduka overdose. Ndangije nigaragura hasi, mpinduka zeru. Nari umusore mwiza w'inzobe, nari umusore mwiza muremure, nari mfite agaciro, nari ndi kumwe n'abantu biyubashye, yewe rwose reka nkubwire. Ariko uyu munsi haleluya ndashima Yesu wadukuye muri ubwo bubata bwa Satani. Ese uwo mugabo ninde wundi wari kunkura muri iyo nzoga? Ninde wundi wari kunkura muri icyo gita? Ese mwari muzi ko, reka mbabwire inshuti yanjye, ndi umwe mu bantu bavutse mu buryo buri extraordinary. Ndashima Imana ko uyu munsi kubaho kwanjye bitatekerejweho n'umwana w'umuntu, ahubwo byatekerejwe n'Imana. Ni Yesu wenyine wemeye yuko uyu munsi mbariwe. Ndagira ngo mbabwire ngo ndi umwe mu bantu bashobora kukubwira ngo mbabarire unkundire uyu mugabo, kuko uyu mugabo naramubonye. Wambabariye iri buye abantu banze uyu munsi tukarikunda, kuko ryabaye irikomeza imfuro, ryabaye iry'agaciro mu maso y'abantu. Imana ishimwe cyane. Ibuka ahantu wavuye, ibuka ukuntu wari umeze, wivangavanga ngo usogongere gusa, ahubwo ngwino umwegere. Wambabariye ukegerera ibuye koko, wambabariye mubyeyi, wambabariye munyamasengesho. Ingumba zitabyara zabonye urubyaro kubera uyu mugabo sha. Abari baragumiwe babonye abagabo kubera uyu mugabo sha. Reka nkubwire,
inzaratsi zirashira, ariko Kristo wenyine urukundo rwe ntirurangira. Bari bananiwe barabihamya, hari ababihamya sha, hari abazi agaciro k'uyu mugabo. Wowe uraza ugapyinata gusa, ugatobanga inzu y'Imana ukayigira nyakatsi. Ariko reka nkubwire, uwo mugabo ikintu nkumukundira, ntabwo azihanganira inkozi z'ibibi. Hari abantu baza bagasogongera gusa, bagakomeza batobanga inzu y'Imana, ariko icyama Imana ugasobanukirwa uyu mugabo mvuga. Nshaka kutamugusobanurira uko numva mbishaka, ariko umwuka w'Imana afashe kumukumvisha. Imana ishimwe cyane. Ikintu mukundira cya nyuma nuko no mu rupfu nzajyana nawe, kuko ibyo ntunze byose ntago nzamanukana nabyo. Ibyo naruhiye byose ntago nzamanukana nabyo, ariko ku munsi w'umuzuko nzaba ndi kumwe na Yesu, njya kwimana nawe imyaka 1000. Imana ishimwe cyane. Ibintu byose bizarangira, ariko Kristo ntabwo azarangira. Ibyo dutunze byose bizarangira, ariko ntabwo Kristo azaba. Imana ishimwe. Icyama uwo mugabo kamugira ikizere. Ndagira ngo nkwibarize ngane musozo, uyu munsi umwizeye uwo mugabo. Nimba warasogongeye ukemera akagira neza, uyu munsi uri gutera intambwe yo kumusanga. Bimeze bite? Uri kubyumva ute? Ese uri kumusanga? Urumva umushaka? Urumva umwizeye? Kuba waramumenye ni kimwe, ariko no kumwizera ni ikindi. Kuko abahamagawe ni benshi, ariko abatoranyijwe ni bake. Bumvise ngo Yesu bagahurura benshi. Ndagira ngo nkubwire ngo ntago ariko abarwayi benshi barahuruye Yesu ahari, ariko bose ntago ariko bakize. Ibituro byinshi byari muri ahantu Lazaro bamuhambye, byari byinshi, ariko hazuka Lazaro. Ibimuga byari byinshi, ariko iki Kaperinawumu kirakira. Impumyi zari nyinshi, ariko Barotolomayo mwene Timayo arakira. Abari bamaze imyaka myinshi bari barwaye ni benshi, ariko umugore uri mu mugongo arakira. Ndagira ngo nkubwire ngo uko ifata Imana niko izaza. Ntuzibwire ngo kuba Imana itarakurengera ngo yananiwe no umva ukuboko kwe ntikwananiwe gukora, ahubwo ni ibicumuro byacu byananiwe gukora, byatumye Imana idakora. Witekereza ute? Uyu mugabo mwizeye ute? Ese muri business zawe washyizemo uyu mugabo, washyizemo iribuye? Ese mu kazi kawe harimo iribuye? Ese mu mashuri yawe harimo iribuye? Ese mu rugo rwawe washyizemo uyu? Ari abantu bajya kubaka ingo, kavango ngewe ngiye kubaka urugo, ngo ndambiye kubaho ndi singo, ngo ndambiye kubaho ndi gutya, ngo dore imyaka ibaye za 30 n'ingahe n'irindwi, ngo ngewe ngo rwose ngo ndahagurutse, ngo ndagiye ngiye kubaka urugo. Ugahaguruka rwose ukanagenda, rimwe na rimwe rwose ukabona n'umugabo w'ikivamvari mugenzi wawe, mukaba mwongeye mukabana. Noneho igihe cyagera urugo watangira kurwubakira hejuru rwasaze, ugatangira ukajya kubaza Imana ngo Mana ngo ko rwose wanyubakiye urugo ngo bimeze gute? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ujya gutangira umushinga w'urugo ntabwo wigeze uhamagara iryo buye, ntabwo wigeze urihamagara, warijyanye. Urangije ujya kubaka urwo rugo, irakureka. Ugezemo hagati bikuyobeye ati Imana naje ntabara. Imana Bibiliya yambwira mu migani iravuga ngo nanjye nzagukina ku mubyimba icyo watinyaga kikugezeho. Ujya gutangira urwo rugo wahamagaye iryo buye riba fondasiyo, cyangwa wowe urashaka gukora fondasiyo mu isakara? Ese ko watangiye gushaka akazi, ujya kubaza Imana, wabwiye Imana ngo Mana aka kazi ntangiye nguhamagaye mu mbere fondasiyo, ariko ugezemo hagati boss atangiye kukunaniza, uratangiye ngo Bana ngo wangenje ute ko nagusabye akazi gakama, none dore bigenze gute? Wigeze umuhamagara mbere y'igihe kuri kumuhamagara mu isakara? Reka umuyaga uzuga kubite rero sasa. Uhagaze ute n'uyu mugabo twiringiye? Ese uyu mugabo urumva umwiringiye neza? Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishaka bakora ibyiza badacogora. Uyu munsi ibyo washatse byose wabanje guterekamo iryo buye. Mu bana wabyaye
ujya kubabyara wabanje kubwira Imana ngo Mana urubyaro uzampa ruzaba urukubaha. Erega impamvu rimwe na rimwe bitugora, uzigire ku umugore wita Hana ajya gusenga yaravuze ngo Mana numbabarira ukanzibura indi byaha, umwana nzabyara nzamugutura. Ni gute rero umwana wavukiye mu mbaraga z'amasengesho ry'iryo buye atari kurundukira mu buhanuzi? Ariko uyu munsi uratangira washaka ukabata ngiye kubyara, ukakubita umwana wasi wa mbere, mugahita mukora anniversaire y'ikitabashwa, ugakubita hasi wa kabiri. Rwose reka nkubwire mugaharanira na za baby shower na za kibintu nk'ibyo kugira ngo abone za pampex, ariko ukirengagiza ko uwo mwana akeneye guturwa Uwiteka, akeneye kumurika mu maso y'Imana. Ese ufata umwana wawe ukamwereka Imana uwo munsi akivuga, ukamuterura mu biganza ukavuga ngo Mana, cyangwa se ugitwite uvuga ngo Mana uyu mwana azavuka, ndakwinginze azavuka agwiza imbaraga, azavuka yubaha Imana n'abantu. Niyo mpamvu abana bacu benshi bahinduwe n'ibihe, bahinduwe n'isi, kubera ko ntabwo twabashyize muri assurance. Nyamara wibuka kugura assurance y'imodoka kugira ngo ejo utazakora impanuka, ukibuka kugura assurance ya medicale y'ubuvuzi za mitiwere, ariko ukirengagiza ko n'abana bakeneye assurance mu buryo buri spirituel. Ubwira Imana ngo Mana ndindira abana. Ese abana bawe iyo bagiye ku ishuri ujya ubazirikana ukabaragiza Imana, iyo babyutse se ujya ubazirikana, iyo bagiye kuryama sura basengera. Warangiza ngo abana barananiye, reka bakunanire kuko niwe wabananije, ntabwo bashyize muri assurance y'Imana. Nimureke duharanire kwiga kumenya ngo ibintu byacu byose bigomba kujya muri assurance y'Imana. Birashoboka yuko ese umugabo wawe iyo abyutse ujya ubasha kumuragiza Imana ukamurushyira muri assurance y'Imana. Ese umugore wawe iyo bibyutse ujya umushyira muri assurance y'Imana. Iyo agiye mu kazi sura byibuka, yataha rero afite umushinya, afite umushiha, yagushiwura ukavuga ngo Mana wampaye urugo rubi, ahubwo nuko utamushinganishije muri assurance y'Imana. Imana itugirire neza. Ese uyu mugabo abantu banze, wowe urakumufata ute muri iyi minsi? Uriho uramufata ute? Ingo zisenyutse kubera ko iryo buye ntabwo barishizemo hagati aho ngaho. Kuko ahari uwo mugabo nyakuri ntabwo urugo rusenyuka. Ahari uwo mugabo nyakuri urugo ruhorana amahoro. Ahari uwo mugabo nyakuri abana bagubwa neza, bakura bagwiza imbaraga, bagera no muri cya gihe cy'abaka, muri cya gihe cy'ubutayu, bakibuka yuko bagomba kukerema amasoko, bakavuga ngo data yadutoje Imana, mama yadutoje Imana. Uyu munsi abana bacu turabiruka, aho kugira ngo tubakurize mu buntu bw'Imana, turabakuriza mu buryo bwa social medias, turaba umwanya wabo bawumaze ku ma iPad, bawumaze ku ma televiziyo, bawumaze ku ma WhatsApp, bawumaze ku ma Twitter na za Instagram. Ariko umwanya wo kubwira abana ngo mudora abana, nimukure musenga, nimukure mwubaha Imana, nimukure mugendana n'Imana, ibyo byarabuze. Kubera ko nawe iyo Mana ntabwo urayimenya, warayisogongeye gusa ariko ntabwo urayegera. Niyo mpamvu uzasanga abana ejo barakunaniye, umutware arakunaniye, umugore arakunaniye, kubera ko nawe warasogongeye gusa. Ariko niba warasogongeye bagenzi, egera uwo mugabo, egera iryo buye. Uyu munsi ryaratoranyijwe, Imana ishimwe. Abashaka urugo rwiza nimwegera uwo mugabo mushyire mu rugo. Abashaka abana bazima nimushyiremo uwo mugabo mu bana. Abashaka business nzima nimuhamagara Yesu aze muri business. Yesu nazaza muri business zawe, ibitagendaga neza bizagenda neza. Uzatangira kwiga gutanga amaturo kuko Yesu azahagera, ibintu bigende neza. Uzatangira gutanga amashimwe, uzatangira gufasha indushyi n'abababaye kuko Yesu azaba yakwaguye. Kuko hari Yesu ibintu byose birahinduka. Imana ishimwe. Muri fiansaye yawe hamagara Yesu aze abe muri byo, hamagara Yesu aze muri fiansaye wawe. Kuko abantu benshi muri iki gihe barakubwira ngo ntabwo nzashaka umugabo, ngo cyangwa ngo nshaka umugore, ngo narabasha gukora kuri avance. Reka nkubwire ngo avance zimaze benshi kubera ko batashizemo uwo mugabo. Ngo mbese ngo ubundi nabwirwa n'iki kabyara, mbese ubundi nabwirwa n'iki ko yujuje ibisabwa. Reka nkubwire ngo indushyi nyinshi niziba mu rusengero zasogongeye ariko zitari zabasha kumenya
Imana. Indushyi nyinshi ni izasogongeye gusa, ariko zanze gutera intambwe ngo zigane kuri Yesu azimara inyota. Izi nizo ndushyi dufite zo mu rusengero mu buryo bw'umwuka. Ese uhagaze ute mubyeyi? Uhagaze ute mukobwa? Urashaka kubohoka n'ibyo? Urashaka kugira liberite mu buryo bw'umwuka, ariko urabohoka uruwuhe? Erega hari ibintu Imana ibona bizaguruka ikabica amababa hakiri kare. Uyu munsi irakurega bati ninguha akazi keza, warasogongeye gusa. Noneho abadayimoni bazaza nk'igihumbi, abantu bose uzajya ubakandagira. Hari abantu benshi nzi bahawe imodoka barayisabye rwose, ariko kuko bari barasogongeye gusa bataratera intambwe ngo bagere kuri Yesu. Bamwe babaye abirasi, abandi bazicururijemo indaya, abandi byagenze ukundi kuntu bazikoremo ibyaha bitandukanye kubera ko barasogongeye ariko ntibatera intambwe yo kugera kuri Yesu. Imana itugiriye neza cyane. Witwaye ute muri iki gihe? Witwaye ute muri aka kanya? Uhagaze ute? Uravuga ute? Uwo mugabo mwizeye ute? Navuze hejuru y'imbaraga z'uwo mugabo. Hari ibintu byinshi twavuga kuri uyu mugabo, ariko ndagira ngo mfashe wowe uneze amatwi, uwizere kandi ukundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose, hanyuma ukunde mugenzi wawe. Reka babwire bagenzi, naho twagera tudafite uwo mugabo. Muri ministeri abashumba naho bagera badafite uwo mugabo. Mu magroupe de prière naho zagera zidafite umugabo. Bamwe barabigerageza, bavuga ngo nabonye ibya runaka bihitinga, ngo nanjye reka nkoreshe strategy meeting, cyangwa se bigende gute, ngo nabonye runaka ari umustar, ngo nanjye reka nkoreshe. Reka nkubwire, ubustari bwa mbere nubuvuye ku Mana. Ubutavuye mu bushake bw'Imana ubwo bumara imyaka 2 cyangwa 1 bugahita bucumbagira bukagenda, ariko ubuvuye ku Mana, reka mbabwire, ntacyo bwanyeganyezwa nacyo, buzahora buhamye iteka. Imana ishimwe cyane. Indogobe kuko yahetse Yesu umunsi umwe gusa, barayisasiye imikindo, bayisasira amakanga, ariko kuko itahetse Yesu igihe cyose, ndatekereza ko bukeye isubiyeyo ntabwo bongeye kwisasira imikindo n'amakamba. Ntabwo bishoboka. Ariko mva nkubwire, agaciro nuko uba ufite uwo mugabo. Agaciro nuko ugenda n'uwo Yesu. Agaciro nuko umumarana igihe cyose muri kumwe. Agaciro nuko agaciro nuko ubana nawe muri gahunda zose, nuko ubana nawe. Agaciro si uko wamumenye. Ni byiza ubatizwa bakoze umunsi mukuru mu rusengero, ariko ndajya nkubwire ngo agaciro si uko wabatijwe. Agaciro si uko witwa ngo warakomejwe. Ntabwo ari byo. Agaciro nuwo ufite muri wowe. Uwo ni ryo ryabuye navuze. Mana itugirire neza. Isuzume muri aka kanya, wimenye, uvuge ngo mbese mpagaze gute? Mese ngendane? Imikorere yanjye iteye ite? Imivugire yanjye iteye ite? Ese Yesu ari muri nge arakora neza? Cyangwa hari uri muri wowe yabaye icyo bita fabrication locale, cyangwa se yabaye pirate? Ariko Yesu nyakuri, haleluya, no mu nda y'urupfu tuzagendana, kuko uwo mugabo adutegeye amaboko, aradutegereje. Ari haravuga ngo Bishop nawe ndamurindiriye. Imana iravuga ngo ngiye kurangiza isi. Uwo mugabo akitambika ati none se Bishop nakoye amaraso ko nkimufite hariya, ese mu runaka nkimufite hariya, Jean Pierre kakiri hariya, ba Chantal ko bakiri hariya, ba Claudine ko bakiri hariya, ba Françoise ko bakiri hariya, bande bose ko bakiri hariya. Mana bagirira impuhwe bazi, uyu munsi Yesu arakurindiriye ngo tuzajye gusangira kuri wa muzahe, tuzajye kubana nawe. Imana ishimwe. Hari amazu yatwubakiye, ayo tuzayabamo. Reka nkubwire inshuti yanjye, arakurindiriye, ndaguhamagara, arateze ibiganza ngo uyu munsi umwegere, arangiza guhobere ati ngwino mwana wanjye, uwo nacunguje amaraso y'igiciro cyinshi. Imana itugirire neza cyane. Mana data wa twese wo mu ijuru, ndagushimye, haleluya, ndakunezerewe muri uyu mwanya. Urakoze mwami, uduha imbaraga zo kukumenya byisumbuye, uduha imbaraga zo kugendana nawe byisumbuye. Nje ntabwo
nabona uko nasobanura uburyo ki urenze imitekerereze yanjye, ariko mwuka w'Imana nadusobanurire kandi agende ku muntu uwo ari we wese ukeneye kwaguka no kubohoka muri aka kanya, akagira liberite totale mu buryo bw'umwuka wera. Ndasenze kugira ngo umushyigikire. Urakoze Mwami, abaneza amatwi bose ubaha umugisha kandi wagura intambwe z'ibirenge byabo. Uhereye umunsi ninginze Imana kugira ngo ikomeze dushyigikire, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amina, 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 amina.